nagira ngo nkubaze muri iyi minsi biravugwa ko ukunda igitsina gore icyo kintu nagira ngo ugire icyo kivugaho nta nubwo mbanga bro ubanga neri buke ni karibi wonje mu rugo uravuga ngo nkakira yo mu buzi wonje mbura amahoro mureke nagire mbasuze kandi mbifuriza ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online ni Davis kuri kamera za Sun TV Rwanda online nkuko mwakomeje kujya mubidusaba natwe twakomeje kubazirikana akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagira kure kandi hashoboka uyu munsi rero Sun TV Rwanda iri mu karere ka Ngoma aho neza muri kureba umugabo uri imbere ya kamera za Sun TV Rwanda uyu mugabo muramuzi ntago ndi bumuvuge nawe sindi bumubwire ngo yivuge kubera ko ubaye utamuzi waba udakunda injyana ya hip hop ubaye uyikunda waba umuzi reka mbibutse ko umuterankunga mukuru dufite muri iki kiganiro ni Atelier de Soudure Nyakarambi kujya muri Atelier de Soudure Nyakarambi reka mbabwire ngo niho wasanga ibikoresho byonyine byizewe kandi byujuje ubuziranenge watangira wubaka bagutangirira inzu yawe bakayikura hasi bakayigeza hejuru kandi ibikoresho byose babiguhaye uhasanga utubati uhasanga ibitanda byiza intebe nziza kandi zimeze neza mbese wowe gera mu gakiriro ka Kirehe ubaze kwa Habiyaremye bakunzi ba Sun TV rero reka nangire nakira uyu mugabo nkuko mumureba imbere ya kamera za Sun TV aratangira atubwiramo mbese abibutse uwariwe bimeze gute umusaza mufusi kw'inkoma zifukiti inkoma zumfika n'ikoma zimena imitima sambikoma peti miduka genero gisaka impa yikinduka igihugu hingabo za genero ku bitugu n'inkota zabo zikeye kurimira. This is your boy B-Pack Rugamba umwami w'igisaka OG bro B-Pack Rugamba umwami w'igisaka B-Pack kugira ngo witwe umwami w'igisaka ubundi igisaka kirimo kigiye kirimo kigabanyijemo ibice bitatu harimo igisaka cy'imihunya imigungo n'imirenge n'igihunya kugira ngo witwe umwami w'igisaka byavuye ngo bivuze ko utwo duce twose nufite mu bitugu utwo duce twose udufite mu bitugu niko bimeze bro ubundi B-Pack ni njyana ya hip hop gusukora cyangwa gukora n'izindi ndirimbo nje nkora njyana ya hip hop by nature niyo kamere yanjye wumuraperi sometime wumuraperi burya na beat atagwamo afro beat usanga tugwamo ariko by nature nje wumuraperi bro uri umuraperi B-Pack uri umuntu wagiye ugaragara cyane mu bihe byashize mu bitaramo bigiye bitandukanye ubu ngubu mu minsi mikeya bari bahagaritse ibitaramo ariko ubu bongeye babifunguye urimo urateganyiriza iki abanyarwanda bari bakuzi mu gihe cyashize bakaba biteguye kukubona ubu ngubu abo bantu bari bamfite ku mitima bavuze ko bankundaga abo nanjye narabakundaga naranabarotaga muri ibi bihe umutima ukanje bro ariko nekereza ko noneho ibihe uko turi kubona biri guca amarenga yo kugenda neza ni imiriro bro ni imiriro ndahari ndacyahumeka imbaraga nyinshi man ni imiriro uracyari wawundi man hold up I still teach the runner ndacyari soce bafana sinshika intege mahome ndarema ingamba nshaka gutsinda ndi nk'akagozi ku mupanga umusirikare ku rugamba ng'Imana ibyari pinda ya boy wait for the great shit man. That's me. B-Pack. Mu byukuri ngewe uranyica cyane. Tukiri aho ngaho nyuma y'umuziki. Mu buzima busanzwe ubu ngubu uri gukora iki? Bro ubundi ukuntu ubuzima buteye. Apart from yuko genda umunyamuziki ndu n'umuhigi bro. Kuri uyu muhanda ari ibintu byinshi bikorwa. B-Pack ubundi mu buzima busanzwe ngewe ndi umwarimu. Nyuma yo kuba umwarimu ndi n'umucuruzi. Nyuma y'ibyo ngibyo ndi umurapper ariko kugira ngo nitwe best rapper nkuko nge mbyumva inigisaka ni ukubera iyo process urwo rugendo rwa music natangiye mbwa ngo nyita B-Pack Rugamba umwami w'igisaka umwami w'igisaka ibyo ni ipeti mba ndyumva hano bro niyo nambuka gutya mba ndyumva ko ririho bro
ntabwo mubeshya ari intambara nyinshi umuntu aba yararwanye bro, nyinshi umuntu aba yararwanye, ariko ukagira gutyo ukabona kuko n'abantu barabyumva bro, bakanabikwita bro. Naje gusanga kuko nkwiye kuba king of empire, king of Gisaka. Niyo mpamvu ngiye mbamubwira ni no stop no return. Inzozi mfite no stop no return. Nizeye ko hari time imwe nzazakivuga bro. That's me bro, in brief, that's me. Ukomeje ku kantu mwarimu, mu by'ukuri Bipak uri umusitari, turabizi neza ko abakobwa cyane cyane igitsina gore gikunda gukunda abasitari. Mu by'ukuri mu rugendo rwawe mu bwarimu ntabwo bijya mbese gutekereza ko byabangamira uburezi nyarwanda? Ni ukuvuga ngo njye ndi umurezi kuko nabyize kandi n'umurezi ubishoboye, ariko ibintu naje kubona mu buzima burya no kugira gahunda. Niyo mpamvu burya usanga no mu mashuri yabo ibintu bita ngo timetable, ukavuga uti kuva saa 2 kugera saa 3 ni iri somo, kuva saa 3 kugera saa 4 ni iri somo. Ibyo bita programmation, gushyira ibintu ku murongo, gushyira ibintu kuri gahunda. Njye rero kuba nkora music ntabwo byaka-affectinga career yanjye yo kwigisha, usibye ko muri iyi minsi nsa n'umuntu wayagaritse, niko kuri, ariko ndabyumva mu mutwe ko nzigisha abana b'u Rwanda bro. Ntabwo rero bishobora kunyafectinga kubera ko nzi neza ko ibintu nkora ari byo byitwa music, ndi umunyamuziki nkaba n'umwarimu, izo kariyeri ndazimanaginga. Ese niba Bipak ndi mu ishuri ndi kwigisha nitwara gute? Ese mu buzima bwo hanze out of your career nitwara gute? Ubu niwe Bipak. There is a history man. Ushatse kwa ko ireme ry'uburezi ntacyo ryigeze ribangamirwaho kuba uri umusitari ukaba wigisha? Rimwe na rimwe ubundi baravuga ngo nawe ukeza abami babiri, urumva hari music hakaba na education, hari uburyo bisa n'ibigongana. Aho hantu bisaba imbaraga nyinshi cyane kugira uhikure, ntabwo ari ibanga bro. Hahandi ho ushobora nko kwinjira muri class ukumva nk'umupeti ahise playinga nk'indirimbo yawe. What the hell is that? Intambara ikavuka mu ishuri, bibaho, ariko igikuru ni ukuba wakira ko ibyo bintu bishobora kugenda gutyo. Ku giti cyanjye ntabwo byafectinga career yanjye, numva nzanabisubiramo nkanabikora fresh. Bipak, uramutse winjiye class umupeti agakina indirimbo yawe mu ishuri, wamuhana cyane wamuhana? Ntabwo namuhana. Kubera iki utamuhana kandi yatandukiriye amategeko ya class? Ikintu musaba ari iki abikora kubera ko batabisobanukiwe. Ikintu musobanura mubwira ko izo ndirimbo niba ukayikunda cyangwa kunda uwo mwarimu kubera n'umuhanzi, igihe cyo gukina izo ndirimbo ari mu kindi gihe, atari mu gihe cyo kwiga. Hari time yo kuba serious mu buzima na time yo guhevinga fun mu buzima. Nk'uko umuntu mw'inzoga adahora mu kabari, kubera kuza mu kabari ufite ibiceri, udafite ibiceri ntacyo mwavugana bro. Ugomba kubanza guhiga, wamara kubona ipinda ukaza ugasagamba. Urambwiye ngo wasezeye mu burezi, uba wumva uri guteganya iki kugira ngo usubire mu burezi ubifatanye na bwa bucuruzi noneho n'umuziki nawo uzemo? Njye natangiye nkubwira ikintu cyitwa programmation, ni uburyo upanga ibintu byawe. Uzi ko umuntu ashobora kuba umwogoshi, akaba umunyonzi, akaba n'umumotari, akaba n'umwarimu. Nagira ngo utubwire nyine uburyo ibyo bintu ushobora kubihuza. Icya mbere ni ukumva ko ayo mahirwe ufite yo kuba warema ibyo bintu byose bikabaho. Buriya baravuga mu Kinyarwanda ngo ntabwo igiti kimwe cyubaka ishyamba, ntabwo ishyamba ryubatswe n'ibiti byinshi. Ni ukuvuga iki rero, nshobora njye kuba mfite iyo capacity yo kuba napanga ibyo bintu, ariko for example nawe nkavuga ngo nta muntu ni umuhanga cyane muri ibi bintu ukamwiyegereza, so tugafatikiranya ibintu byose bigakorwa at the same time ko itangiriro ari njyewe. Itangiriro ari wowe. Bipak, muri iyi minsi hari indirimbo nshyashya ufite iri kubica bigacika. Nagira ngo ubanze uturirimbiraho gakeya, noneho nurangiza kuturirimbiraho gakeya ndaza kugira icyo nyikubazaho. Urakoze cyane. Urabo rwa kera murakena kabigwe na rugira, undi muti ndani kuri kwake nukusambyarira, nakweguriye umutima kukureka ntibyakunda, hari byinshi ufite njye nkunda, umuntu ufite unyambaye nk'umwenda,
baby girl ishima ufite umugisha mana yaguha nzi guha n'ubuhanga mu biremwa byose ni wowe uhanga mutima w'udugo ni karibi wanjye mu rugo uravuga ngo nkakira yo mubuzi wanjye mbura amahoro something like that. Navuze ngo ndagira icyo nkubaza nyuma y'iyo ndirimbo. Mu by'ukuri iyo ndirimbo narayumvise yaranandyoheye keretse waba atabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ngo yumve rugamba. Nagira ngo nkubaze muri iyi minsi biravugwa ko ukunda igitsina gore. Icyo kintu nagira ngo ugire icyo kivugaho. Nta nubwo mbanga bro, ubanga neri buye. Bro, ubanga aneri buye. Reka ngusobanurire. Njyana nakubwiye ngo buriya na igitekerezo cyaturutse cyo gukora ya ndirimbo two my god my queen. Abantu benshi babyumvishe ntabwo bahita bikwega fresh. Ako bro, iyo ataze kuba umugore nagomba nica cyangwa wica. Ndabeshye se? Wenda si we wenyine. Ariko niwe by'uruhare rurenze mane. Ikindi cya kabiri usanga control nini cyane muri iyi si. Igitsina gore kirarenze bro. Ndetse buriya n'abantu bizera yuko isi iramutse ifite Imana ishobora kubona umugore. Ntabwo ari ibanga mane. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu njye narabimedise cyane. Ngendera no ku mateka amwe namwe nagiye mpura ntabwo ndi muto urabona ko muzi. Hahandi usanga umuntu akubwira ati njyewe umugore wanjye mubuze mbura amahoro. Mwumva nakicisha marike nakicisha inzoga. Dono iyo turi kumwe akavugisha mera fresh urwaye ari kuraza kumera neza akabizu umugabo arahaguruka agashinga agasubira kuri street. So ntabwo ari ukuglorifyinga cyangwa kuramya, ariko igitsina gore gifite imbaraga zirenze. Niyo mpamvu indirimbo yise my god my queen. Kuvuga ngo nkunda igitsina gore rero nabisobanura mu buryo bubiri. Bwa mbere ndeba agaciro k'igitsina gore mu isi. Kuba byonyine gifasha Imana kurema, kuba byonyine gifite capacity cyangwa ubushobozi bwo kuba cyamarana umuntu amezi 9 mu nda, kikanamufasha mu buryo bwose bushoboka kugeza kuza akabigisaza nkanjye bro, akaba nka B-Pack, urumva bro, akaba general, akaba president, akaba umukinnyi urenze ku isi cyangwa umuhanzi urenze ku isi. Ni ukubera izo mbaraga zose ni ibintu nagerageje kugenda ndeba manje. Ndavuga ni byabera ntabwo byoroshye bro. Ndavuga ni kagora ikintu cyitwa my god my queen. Kubeshya ni ku B-Pack tukiri ahangaha noneho ngiye kuvuga ku kintu kigendanye no kujya kuririmba hanze mu Bugande. Mu by'ukuri bamwe baravuga ngo kugira ngo ujye kuririmba hanze mu Bugande hari abantu bagusunitse. Nagira ngo utumare amatsiko. Mu by'ukuri hari umuntu wagusunitse kujya gukora kujya kuririmba hanze mu Bugande cyangwa ni weho ubwawe wabigizemo uruhare? Buriya njye natangiye nkubwira ko igiti kimwe kitagira ishyamba. Ishyamba ryubakwa n'ibiti byinshi. Njye ntabwo nagiye kuririmba muri Uganda kubera yuko B-Pack ya playinze kuri TV inshuro nyinshi, kubera ko ya playinzwe n'ama radio station arenze bro. Ntabwo ariko byagenze. Online yahuye n'abafriend, turahuza turaganira, ibintu bigenda fresh, upanga umushinga bamipinda mera neza, ndatega nanjye ndamamara bro. Wenda byabaye ibanga ariko bro history ntabwo nacitse intege, nakomeje gukora nubwo bitari byoroshye ariko uko byagenze. Donc hari umuntu wari ubiri inyuma muri make. B-Pack tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nagira ngo ugire ikintu ubwira by'umwihariko bamwe mu bantu babasha kuvuga ko bagiye mu gihugu cy'Ubugande kubera ko bagusapotinze. Nagira ngo ugire ikintu babwira. Ikintu cyambere nababwira uko burya bavuga ngo no pain no gain. Utavunitse nta kintu wabona. Ikindi cya kabiri ntago amahirwe gusanga mu wicaye mwegure yasa. So kuba njye nagiye kuririmba hariya, ejo bundi bazanibaza ngo kuki my god my queen yisohoye, ejo bundi bazibaza ngo kuki nagiye gukoma muri Maroc, ejo bundi bazibaza kuki ndi muri Amerika y'Amajyepfo bro. Iyo ukora
ibintu ukora ntucike kimwe ukomeza ugakora mu murongo urimo uhura n'abantu bari muri ibyo bintu urimo noneho byo abo bantu bari muri ibyo bintu urimo iyo babonye uri mu murongo w'ibintu bakeneye baragusapotinga bro. Saka Empire forever, take it over bro. I will never give up. Ndacyakora noneho ku bantu bamenye B-Pack bwa mbere ushaka kwibaza nabonye pack wabonye pack mumenye na muzirikane ntabwo nzakubihiriza sinzagutenguha. Yeah, so ubu B-Pack tuvugana nkoresha imbuga nkoranyambaga zose, nkoresha Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube na TikTok bro. Muri iyi minsi ndi kubona ariyo mipfusho twese duhereje B-Pack Rugamba, B-Pack Rugamba, B-Pack Rugamba. Abantu bose ushobora kubona amakuru yanjye ku gihe bakwanze kuri follow cyangwa like. B-Pack umuntu ari hano mu karere ka Ngoma by'umwihariko hano mu mujyi wa Kibuye ashaka kwiyakira, nagira ngo umurangira ahantu wumva heza yakwiyakirira akamera neza. Urakoze cyane bro, urakoze cyane. Ubu simubeshye, urabona ibihe bigeze aka kanya ahantu waba uri mu Rwanda ukavuga ati ngenda ndashaka kujya mu karere ka Ngoma ariko ngira ahantu relaxingira nishimira mera fresh, ahantu hambere ushobora kugafungira ntabwo bita muri umbrella. Ubu tuvugana ariho hantu dufite twese tugafungira muri fresh, serivisi nziza, ibyo utekereza byose urabisanga kuri serivisi nziza, abantu beza bafite imvugo nziza. Aho uri muri umbrella niho hantu honyine nakurangira bro. Nagira ngo tugana ku musozo gira icyo ubwira noneho mu kanya wabwiraga abantu bavuze ko kugira ngo ujye hanze byatiwe na support yawe, none ubu nagira ngo ugire icyo ubwira abakunzi bawe muri rusange, by'umwihariko ubwire n'abakunzi ba TV Rwanda online. Urakoze cyane, ndahera ku bakunzi banjye, ku bantu bakunda B-Pack Rugamba mbere na mbere, Imana ibamere umugisha kuko baranshyigikira baransapotinga, ndetse nawe umenye bwa mbere nshyigikira nshyigikira sura imbuga nkoranyambaga nkoresha, reba indirimbo zanjye nkora, reba ibitekerezo byanjye, niwumva hari inyunganizi ufite uyime. Social media navuye ko nzikoresha, Facebook B-Pack Rugamba, YouTube B-Pack Rugamba, Instagram B-Pack Rugamba, Twitter B-Pack Rugamba. Aho hose wahaca tukabasha kuvugana ukamba igitekerezo cyawe, kandi really nkunda inama z'abantu, so aho iri kuri party y'abantu bankunda ndetse n'abamenye uyu munsi, gusa n'abasanzwe bankunda mukomeze munshyigikire. Rwa rugamba twatangiye turugeze mu bushorishori. Abakunzi ba TV Rwanda mwebwe tunababwira mukomeze mushyigikire umuziki w'iburasirazuba, mushyigikire impano ntoya zikizamuka, tureke gufungira amaso ahantu hamwe, twagura amaso tureke ko n'ahandi harushaho guturuka impano zitandukanye. Nanjye mu mushyigikiro by'umwihariko respect, that's all man, and brave. Bakunzi ba TV rero mudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda, mudukurikira muri iburasirazuba bw'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, mu mujyi wa Kigali, ndetse na buri umwe wese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka mbabwire ngo uyu nguyu twari kumwe ni Rugamba. Ubaye utamuzi nakubwira ngo ntabwo ukunda injyana ya hip hop. Reka nongere mbibutse ko umuterankunga w'iki kiganiro ari Atelier de Sudi Nyakarambi, aho wasanga buri gikoresho cyose ukeneye cy'ubwubatsi ndetse na bimwe mu bikoresho byo mu nzu, kandi ikindi wifuza no kurangura ibyo bikoresho babikugezaho. Reka mbibutse gukora subscribe, mbabwira ngo iyo ukoze subscribe iyi nkuru yacu ikugeraho karindwi kuri kagenzi kawe. TV Rwanda hejuru. Uyu munsi rero twaganiraga na Rugamba, reka tuzongere ubutaha, Imana nibidufashamo. Ciao.